ntabwo video yagera imihanda bari kuzana aba episode kuko ifite iminota 47. Yes, kambifurize igitondo cyiza, mbifurize kugubwa neza aho muri hose muherereye. Ngendi Emmanuel Magana 250 nk'ibisanzwe rero. Murabizi ko tuba turi muri za operation kabisa, operation ahangaha kuri Emmanuel Magana 250. Nibiki bituzinduye rero, ni inkuru y'akababaro rero, cyangwa se y'agahinda ka Yampano. Yaje kuba yihanangiriza rero abavuga ko bafite video z'urukozasoni rero ngo ifite iminota 47. Ukuntu waba ufite video yanjye ubwambure gusa uyifite nkandi. Ese ni prank? Ese video irahari? Ni icyo bivugaho Yampano? Tubana n'abacancuru. Uyu rero Yampano yatanze gasopo, bivugwa ko rero wazasohora iriya video ashobora kujyanwa mu nkiko cyangwa se imbere y'ubutabera. Yampano rero yavuze ko afite amatsiko yo kubona amashusho y'urukozasoni, bivugwa ko araye. Gusa yatanze gasopo ku bavuga ko bayafite, ashimangira ko nibayashyira hanze bashobora kwisanga imbere y'ubutabera. Ibi rero uyu muhanzi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Yago TV show, aho yavuze ko ari abantu batamwifuriza ibyiza. Ati rero tubana n'abacancuro bagatuma ubuzima bwacu bujya mu kangaratete. Abo ni abantu bashobora kwegera mu kabana ariko yabona gatoya ko kugira ngo abeho, ugasanga yemeye kurimbura ubuzima bwawe bwose kugira ngo abeho agusebeje. Uyu muhanzi avuga ko kandi nubwo ayo mashusho yaba yasohotse, abayite babwiye mwibuke ko hari igihe hari itegeko rihana uwayasakaje. Ati mwibuke ko na rihana byamubayeho kandi uwayasakaje yajyanywe imbere y'inkiko. Ati wowe uvuga ko ufite amashusho y'urukozasoni yanjye, sinumva ukuntu waba uyafite. Ubwo se uyafite nkande? Gufata amashusho nk'ayo y'umuntu ukayasakaza hanze ni icyaha gihanirwa n'amategeko. Uyu kandi yongereyeho ati umuntu ashobora kugutega kamera kuko abantu tubana nabo barimo n'abanzi, kandi n'ikoranabuhanga ryaraje, basigaye bafata amafoto y'umuntu atandukanye bakarema amashusho y'uburyo bashaka. Rero ntegereje nanjye kuyibona menye ngo ni ibiki. Rero Yampano ibi yabitewe n'iki? Yabitewe n'uko hari video ivugwa ko hari iminota 40 hafi n'irindwi uyu musore ari gutera akabariro yagiye hanze, aho ngiye kugisohoka episode par episode. Ibi rero byatangajwe n'umugabo ugira amanyanga cyane witwa Kasuku. Mu magambo ye rero yakoze ikiganiro ku rubuga rwa TikTok, ahuza abantu b'inshuti ye n'abandi bamukurikira. Rero bakora ikiganiro cyimbitse kirekire kabisa cyo kuri Yampano, kivugwa ko abitse video y'iminota 47 Yampano ari kwirwanaho. Gusa ibi bintu muri showbiz ni ibintu bibi cyane byo guharabika mugenzi wawe. Kandi mwibuke ko hari abasani benshi byagiye bibakoraho bavuga ngo kanaka yafashwe ari kumwe ibiyobyabwenge, bagashyira video hanze. Video bakundi nyine ufotora umuntu utanabyemerewe cyangwa se ugakamera utabyemerewe, ariko video bakayishyira hanze. Yamara kujya hanze rero ugasanga ikoze kuri wa wundi wa musani runaka bamukomye
ipingu agiye muri gereza. So ibi rero Yampano nawe yabikomoje ari kuvuga ati tubana abacancuro rero ntibatwifuriza ibyiza, aba nibo batuma turara imihanda abandi bakajya mu magereza. Rero umuntu namara kugafata ntibazajye bashaka ikintu cyamuteranya n'abantu kugira ngo abantu bamuveho. Ese niyo waba uri ikigoryi wajya gusohora video hanze y'ubwo bugoryi? Yes, birashoboka ko wenda bayibona iyo video, ariko video ndakeka nyirayo atayishimangiye ko ihari, kandi nta nicyo yamumarira iyo video igiye hanze buretse kumwicira izina. Ndakeka yahita bajyana imbere y'inkiko nk'uko we yabyivugiye mu kiganiro yagiranye na Yago Pondati. So umuziki nyarwanda cyangwa se showbiz harimo abantu batumva ko mugenzi we niba ateye imbere ayamushyigikira, ahubwo akamuharabika kugira ngo ba bantu bamushyigikiye bamuveho. Uyu musore wacu rero nawe ndakeka ariko byari bimeze, dukwiye kumushyigikiraho kugira ngo tumurwanye. Urabona ko we yivugiye ati nanjye rwose nshishikajwe no kureba iyo video. Video bitavuze ko batayikora, video biroroshye kuzikora. So biroroshye gukamera, wenda banayimutega bakamutega uwo mukobwa agafata kamera akayitereka hariya ntawamenya. Turebe niba izasohoka, gusa turabyiteze. Niba rero utarakora subscribe yikore kugira ngo tuzarebere hamwe ese ibi bintu ni nyabyo. Iyi nkuru ku nkuru isohoka nanjye ngutamo. Njye nari Emmanuel 250. Kora subscribe ubundi dukomezanye mu bindi.